inshuti z'umuryango turabashimiye kandi turanabasuhuje kuko mumaze kuba inshuti zacu, tumaze kubibona. Uyu munsi tubahaye ikaze nanone mu kiganiro Baho Neza Family Academy. Ni umuryango tumaze kugira, umuryango wacu mwiza twifuza guhora duhura kenshi. Turabashimiye rero. Mbanje kubanza gushimira umuntu wese wagize igitekerezo atanga, wagiye natubaza n'ibibazo ndetse bagiye baduha n'inyunganizi. Abo bose turabashimiye, mwiyumvemo yuko tubashimiye kuko ibitekerezo byanyu byagiye bidufasha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo nziza, ingingo imenyerewe ariko itakunze kuganirwaho cyane kubera ko ababyeyi bagenda bagira utubazo. Utwo tubazo rero nitwo turi busubize uyu munsi, ariko tuzakomeza tubisubize kuko ibibazo ntabwo birangira. Ikibazo uyu munsi turi busubize ni ikibazo cyiza kandi gikomeye, kubera ko ingingo tugiye kuganiraho ari ingingo y'imyororokere y'abantu cyangwa imyororokere y'urubyiruko. Turagira ngo duhere ku kibazo ababyeyi batubaje. Barambajije ngo ese umubyeyi yatangira kuganiriza umwana ryari ibijyanye n'imyororokere? Mbere yuko mvuga igihe baganirizwa ku myororokere, reka mbanze mvuga imyororokere ko ari ubuzima busanzwe. Imyororokere y'abantu ni ubuzima busanzwe, ubuzima, uburyo umuntu atekereza, uburyo umubiri w'umuntu ugenda ukura, ugenda uhindagurika kuva ava mu bwana, cyane cyane yagera mu bugimbi hazamo impinduka nyinshi no kugeza akuze. Ariko cyane cyane igikunda gutera ikibazo ni hagati aho mu bugimbi n'ubwangavu, uburyo buhindagurika niho ababyeyi bagirira ikibazo cyo gusubiza abana. Rero uyu munsi turagira ngo tubabwire ko dusubize ikibazo kivuga ngo ni ryari umubyeyi yaganiriza umwana ku myororokere. Ubundi umubyeyi akwiye kuba inshuti y'umwana we kuva umwana akiri mutoya kugeza ashaje. Ubundi mu bushuti niho abantu baganirira, bakaganira ibyiza, bakaganira ibikomeye, bakagirana inama. Rero umubyeyi akwiye kubona ko inshuti ye ya mbere ari umwana we, kuko aramushinzwe, ashinzwe kumuyobora mu nzira, ashinzwe kumuyobora mu bintu byinshi bimugora. Kandi tuzi yuko imyororokere iba mu bikunze kugora abana kubera impamvu zitandukanye. Kugira ngo rero umubyeyi ashobore kuganiriza umwana yaba mu buzima busanzwe, ku bibazo bisanzwe, kumugira inama, kumutoza ibintu bitandukanye ko twagiye tubivuga ku mavideo yacu yabanje, icya mbere ni uko aba inshuti ye, kuko naba atabaye inshuti ye byamugora kugira ikintu amubwira. Muti rero noneho ubushuti buratangira ryari? Burya ubushuti butangira umwana akiri mutoya, kuko umubyeyi iyo ari kumwe n'umwana we kuva ari mutoya, uko bagenda bagendana, umubyeyi akwiye kwereka umwana we ko umwana akwiye kumwizera, umwana akwiye kumubonamo umuntu yabwira ikibazo, cyane cyane uko umwana agenda akura ko niho agaragaza ko afite ibyo ashaka kubaza n'ibyo gushaka gusobanukirwa. Umubyeyi rero akwiye kugira umwana we inshuti, umwana akamuba hafi, umwana akamwisanzuraho, umwana akumva yuko umuntu wa mbere akwiye kugira ibyo abwira, ibyo aganiriza ari papa cyangwa mama we cyangwa n'undi muntu umubereye umubyeyi. Ubushuti rero bw'umubyeyi nibwo buzavamo gusubiza ibibazo harimo n'iby'imyororokere. Ababyeyi rero baravuze bati, rero abo twashoboye kuganira batari n'abakeya, ati twebwe tugira ikibazo cy'uko wenda numva icyo nabwira umwana wanjye cyaba ari ikibazo kituzuye, ari igisubizo kituzuye, cyangwa nkumva nagira n'isoni zo kuba hari ibyo navuga nkumva bitari ku murongo neza, cyangwa umaze kugira n'amakuru make yasobanukirwa akaba yenda atakwishimira cyangwa nkumva uko yaseka ku byo namubwira. Icyo nabwira ababyeyi ni uko ijambo rya mbere, umwana yizera umubyeyi we. Iyo ari umubyeyi umugenza neza, umugenza buke, umugenza buhoro, kandi ari umubyeyi bahereye hasi baganira kiri akana gatoya, kuko burya ikintu gikomeye uko umwana azamuka muganira, ugomba kuba witeguye gusubiza ibibazo byose akubaza. Mu bibazo akubaza rero harimo ibimuteye amatsiko cyane, harimo n'ibitari bimuteye amatsiko bitewe n'igihe umwana agezemo. Kubera ko ababyeyi uko tuba tumeze twibwira ko abana batubaza ibintu bikomeye cyane, ariko umwana akubaza ibintu bijyanye n'icyo yifuza. Ikintu rero cya mbere tukigarukeho kugira ngo umwana uzamusubize icyo akeneye kandi umusubize neza,
nuko kuba hafi ugahora uteze amatwi kugira ngo umenye utumwana ageze gusubizwa ibi n'ibi akunda kumbaza ibi n'ibi amatsiko ye ahereye aha n'aha. Tugereranije kuva ku mwana umaze kurenza imyaka 3 hagati y'imyaka 4 kugeza nko kuri 7 niho umwana atangira kubaza utubazo twinshi tugerekeranye ku buryo umubyeyi hari ahagera kumva asa naho arambiwe. Ariko kugira ngo umubyeyi yumve ko umwana ari kumwe n'umwana we ntabwo akwiye kumva ko arambiwe, kuko uko agenda amutega amatwi niko azamenya ko umwana ageze igihe cyo gusobanurirwa iki, ageze igihe cyo gusobanurirwa kiriya, bityo cyagiye yita kigoye cyangwa ikibazo bigoye bikomeye gusubiza yita ikimyororokere bizamworohera kubera ko yatangiranye nawe amusubiza ibigaragara nkaho byoroshye. Rero twabwira ababyeyi yuko rwose gusubiza umwana ntabwo ari ibintu bikomeye, ahubwo wagendanye nawe ute kuva ari mutoya kugeza aho agenda akura. Ikindi kintu twavuga nuko umubyeyi ukunda kwibaza ati hari ibyo ndi bumusubize biraza kugaragara ko bituzuye ko atari byiza, ufite icyo kibazo akwiye gushira impungenge, kuko burya umwana iyo mwazamukanye akiri mutoya nk'uyo mwe myaka nari maze kuvuga, umwana aba yizeye umubyeyi we cyane kuko umubyeyi yamuhaye umwanya akagenda amusubiza ku bibazo agenda agira. Bityo rero icyo umubyeyi ashubije umwana cyose kuko kiba kiri mu rukundo, umwana byakira neza kandi akumva ko umubyeyi amubwije ukuri. Babyeyi rero mureke tugerageze tuganirize abana, tube hafi y'abana. Umwana nakubaza ntumuhinde uvuge ngo simfite umwanya, ahubwo umenye ko gutangira gusubiza umwana bitangira buhoro ako kubajije umusubiza ako kubajije umusubiza. Hari nk'ahantu ababyeyi bagera bakavuga batese umwana akubajije nk'ikibazo gikomeye kireba ku by'imyororokere, ubwo ubyumva wawe musubiza ntibyamutera ikibazo. Oya, nta kibazo byamutera, ahubwo ikibazo nuko hari ubwo ababyeyi bashaka gusubiza ibibazo birenzeho cyane umwana atanakeneye. Niba umwana akubajije ikibazo cyoroshye kijyanye n'imyororokere, musubize ibijyanye n'aho ubwenge bwe bugeza kumva, kandi nturenzeho ibyo yakubajije. Musubize witonze kandi umwereke ko umuhaye umwanya, umusubize ku cyo yakubajije. Uko umusubiza ubishyizeho umutima, umwana arabyumva akanabikunda, n'ikindi gihe akazanagarwa agakomeza akakubaza. Kuko reka tumenye ko abana nta handi baba barabyumvise. Niba yarabyumvise bitewe n'imyaka ye nta bikomeye aba afite. Rero mwishaka kujya gushaka ibintu bikomeye mwagiye gushakisha cyane, ngo ugende ubihe umwana w'imyaka 6, 7, hari ibintu rwose aba atarashobora no kumva. Muhe ibijyanye n'ibyo akubajije ku rugero rwe, ariko umubwize ukuri. Icya kabiri, nujya kumusubiza ntumwereke yuko bikugoye, ko biguteye isoni, kuko umwana agira ikibazo nabona wowe ugize isoni zo kumusubiza, azibaza icyo mama cyangwa papa cyangwa n'umubyeyi umurera amubwiye kuki agize isoni, kuki ashatse kumva ko atamusubiza. Ese iki kibazo mubajije ni kizima? Twereke abana ko dushaka kubasubiza kandi tubyishimiye. Ikindi navuga yuko ku mwana nta soni agira. Iyo umushubije yumva ko ari mu rukundo, icyo umubwiye aracyumva akacyemera. Isoni zigira abantu bakuru kubera ko bafite impamvu bavuga ko bibatera isoni. Ubundi umubiri w'umuntu ntabwo uteye isoni. Umubiri w'umuntu uteye isoni he? Ahubwo ibyo byazanywe n'imyumvire y'abantu, cyangwa se byaje bitewe n'umuco, bitewe se n'amadini, uburyo bagenda basobanura ibintu. Ariko umubiri w'umuntu ni igikoresho gikomeye kiremye mu buryo butangaje ndetse cyo kubahwa, ku buryo nta soni kuvuga uko umubiri ukora biterwa n'uko wowe ubivuze mubyeyi, cyangwa se bigaterwa n'uko wowe ubifashe. Nubifata nk'ibiteye isoni, umwana bizamutera isoni. Ariko numufata ko ari igikoresho cyiza, ukanamusobanurira uburyo ari ikintu cy'ingenzi cyo kwitaho, mbese azumva ko umubiri ari wo kubahwa, yaba kurinda indwara, yaba kunda kuwufata nabi, yaba n'imyororokere. Iyo abimenye hakiri kare abyitwaramo neza. Ababyeyi rero ntitugire impungenge ngo utinye kubwira umwana kumuha ibisubizo akeneye, ahubwo twavuga yuko icy'ingenzi tangirana nawe akiri mutoya, mube inshuti, ujye umwegera umutega amatwi, umube hafi, nakubaza umusubize, nakubaza ikigoye kandi ukumva utagifite igisubizo cyangwa ukumva ufite impungenge zo kumusubiza, mubwire neza umubwire uti rwose iki kibazo mumbajije numva ntafite igisubizo nona, ariko ndakwemereye
ku uyu munsi uyu n'uyu tuzongeye dushaka akanya tubivugeho tubiganireho, nzaba nakuboneye igisubizo. Kandi ubyubahe koko, iyo tariki umuhaye umwana afite amatsiko uzayubahirize, ushake igisubizo, umuhamagara umubwire uti cya gisubizo nakibonye, isaha nakubwiye mwe tuganire nkikubwiye. Icyo gihe umwana azabona ko umuhaye agaciro kandi azabikunda cyane. Twavugaga rero yuko kuganiriza umwana no gukora ubucuti, kuganira nawe, ubucuti niyo ntango ya byose, kumutega amatwi no kumuba hafi naho bitangirira. Bityo uko uzagenda usubiza utubazo twe n'iby'imyororokere tujya tuvuga ngo abantu bafite ikibazo cyo gusubiza biza nk'aho ari bisanzwe, kuko umuntu yaganira n'inshuti ye se agira isoni oya. Ikindi kubimusubiza ni uko umurinda ko azumva ibindi bintu bitari byiza kandi yabwiwe n'abantu batanamukunda, cyangwa bakanamubwira no mu buryo butari bwo wowe utifuzaga kumubwira. Mubwire rero uko ushaka kumubwira, umutegure neza, bizamushimisha kandi nawe uzishima. Rero twavugaga ngo hagati, igihe cyiza ni igihe, ni hagati umwana igihe atangiye kukubariza. Akenshi uhereye ku myaka ine, umwana wakuze ku myaka ine atangira kubaza bitari by'imyororokere, ariko atangira kubaza utubazo twinshi niho amatsiko atangirira. Ariko iby'imyororokere abagiye igihe haruguru gatoya, uhereye ku myaka 7, 8 uko azamuka. Hari n'ushobora kuza mbere ntabwo bitangaje, icy'ingenzi ba hafi wumva uko umwana akubaza umusubize. Ikindi uko ugenda utinda kumusubiza umugirira nabi nawe wihemukira. Kuva ku myaka 10 kuzamura, iyo watinze kuganiriza umwana ntabwo nakubeshya kuko byakubeshya, kuko kiriya gihe umwana wamaze kubona amakuru menshi, amwe namwe yanakubwira ugasanga ukibwira uti wenda narakererewe uwanabireka. Ariko rwose mubyeyi wivuga ngo wabireka, umwana n'uwawe ni wowe umushinzwe, muha amakuru. Ubushakashatsi bwakozwe muri za 2011 bwerekanye yuko abana buri gihe cyose, urubyiruko rwavuze ko ruhora rutegereje ko ababyeyi bo babaha amakuru ajyanye n'imyororokere. Mwikererwa rero, nimutangire kare. Uko utangira kare uzazamukana n'umwana neza kandi umwana azishima. Igihe rero turacyumvise, ni kuva umwana atangiye kukubaza ibibazo. Uko umusubiza ni ukuhe? Ni ukumusubiza ibijyanye n'amatsiko ye, ntumusubize ibirenze adashobora kumva. Ikindi witinda ngo ugere ku myaka 10 utaraganiriza umwana, uba utangiye gukererwa. Ariko ku mubyeyi, niba iki gihe kibaye utarabikoze, ntuvuge uti reka mbireke n'ubundi narakererewe oya. Aho ugeze wabikora, ntabwo uburere bukererwa. Fasha umwana aho ugereje, nta kibazo. Icy'ingenzi ni uko utabireka. Ndabashimiye rero babyeyi, murakoze cyane. Inshuti namwe muduteze amatwi, birashoboka ko n'urubyiruko rwaba rurimo, tubahaye ikaze. Ingingo y'imyororokere tuzayivugaho ibitari bikeya. Turacyari ku burere bw'abana, turacyafatanya nk'ababyeyi. Mureke twubake urugo rwacu, twubake imiryango yacu. Murakoze, naho ubutaha n'ibindi biganiro kandi byatambutse mu birebe. Dusoza rero tubashimira, mukore subscribe, kandi wumva ko iyi video hari icyo yamufashije ayiha abandi. Turabashimiye, murakoze.